Yes, reka nguhe ikaze nkwakire nanone kuri International Harmony TV. Nk'ibisanzwe rero ni njyewe Siagy Talento ugiye kuba kuganirira kabisa, kugenda kunyuriramo ibiri kugenda bitrendinga hirya no hino cyangwa inkuru zigiye ziri kuvugwa hanze aha ngaha kurusha izindi. Uyu munsi rero tudatinze ntago ndi butinde cyane kukubwira inkuru ntaguteguriye, kuko uyu munsi ugiye kuba nkuganiriza cyangwa tuganira ku nkuru ya Neo Bosco nyuma y'aho atereye umukunzi we ivi amwambikiye impeta. Nyuma y'uko rwose aje kuba atera umukunzi we impeta. Uriya mukobwa rero wa Neo Bosco ndetse n'uyu muhanzi Neo Bosco bakaba baje kuba bavugisha abantu benshi kabisa. Abantu bakaba baje kuba bavuga amagambo menshi. Hari abaje kabisa banezererwa Neo Bosco, hari abandi baje bavuga bibi, bya bindi by'abanyarwanda nyine tudahwema kumva buri munsi, aho umuntu agenda akora ikintu ariko ugasanga abantu ntabwo bari kugenda bakibara kimwe cyangwa ntabwo bari kugenda bakibona kimwe cyangwa se ngo bakivuge kimwe. Ni kuri uyu wa gatatu rero w'icyumweru turi kugenda turangiza, kuri wa gatatu w'icyumweru turi kugenda turangiza, ubwo Neo Bosco yagiraga gutya kabisa, akagira gutya agatungura umukunzi we. Yes, uyu Mukamisha Irene rero akaba ari we mukunzi wa Neo Bosco. Kuri wa gatatu akaba yaraje yambaye neza, ibintu byagiye bigaragara kuri aya mafoto muri kugenda mubona muri screen yanyu. Umukobwa wari wambaye neza cyane kabisa, agenda agaragara Neo Bosco amwambika impeta cyangwa amuporopoza. Aho hari umuhango wari witabiriwe n'abahanzi batari bakeya, aho twabonyemo Junior Giti, aho twabonyemo Bwiza, tukabonamo Dorcas, tukabonamo n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. Nibwo twagiye kumva nyuma y'uko iki gikorwa kirangiye cyangwa se uyu muhango Neo Bosco yari yateguye urangiye. Maze kurangira, ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano iwacu bigenda byandika. Hari abo twagiye twumva cyangwa twagiye tubona bagiye bandika ibintu twavuga by'ibicantege cyangwa biyobya abantu cyangwa bishobora gutuma byangisha abantu umuntu, byagenda byangisha abantu umuntu kabisa. Turagaruka ku binyamakuru bimwe rero byagiye byandika kuri iyi nkuru. Harimo ibinyamakuru kabisa turi kugenda dukomeza kunenga, byandi tugenda tuvuga cyangwa abantu batanezezwa n'iterambere rya bagenzi babo. Aho twagiye kubona tukabona ikinyamakuru kimwe tudashatse kuvuga mu mazina yacyo, umupresenter umwe wacyo araje aravuze ati Neo Bosco nyamara nubwo agiye gukora ubukwe, ariko ntago urugo ruzamara iminsi ibiri. Ibyo twagiye tubibona kabisa, bari kugenda babisobanura mu buryo butandukanye, aho twabonye umunyamakuru wo ku kinyamakuru kimwe hano mu Rwanda, wenda babikurikiye babibonye, njye ntabwo nshatse kumuvuga izina wenda ku bwa sekirite ye, bavuga ko agenda avuga ko ngo imyitwarire y'uriya mukobwa muri proposal itabaye imyitwarire myiza, kuko iyo myitwarire yagaragajwe n'uwo mukobwa kuri Neo Bosco itakabaye ari imyitwarire y'umukobwa waterewe ivi. Agaruka ku mafoto mwagiye mubona hanze ko Neo Bosco yasomye umukobwa ku itama, ariko mu kumusoma ku itama umukobwa agasa nkaho atabyakiriye neza cyangwa hari ukuntu yabaye nk'uwitaje Neo Bosco. Ahubwo twe ntabwo twabibonye nko kumwitaza, twabonye nka position n'ubundi ifoto yari gufatwamo ifoto. Ariko uyu we yahise agaruka ku ifoto avuga ngo abifurije urugo ruhire nubwo atizeye ko urugo ruzamara kabiri. Urumva ko ni ba bandi nyine, ntago icyo kinyarwanda nabona uburyo ngisobanura mu buryo bwihuse cyangwa bubangutse. Ati ndebera uburyo Neo Bosco yasomye n'umukobwa, ariko urebe uburyo umukobwa ari kumureba nabi cyangwa uburyo umukobwa yamwitaje. Agaruka avuga ati uru rugo kabisa ntago nduhaye amahirwe yo kumara iminsi ibiri.
si uwo gusa rero, haje undi nawe ntawe ndi buvuge izina ku bwa sekirite zabo cyangwa nanjye ku bwa sekirite yanjye, naje kuba mbona undi munyamakuru nawe uzwi hano mu gihugu cy'u Rwanda agaruka cyane avuga kuri uriya mukobwa, avuga ko uriya mukobwa nta rukundo ajyanye kwa Niyo Bosco, ikindi kimujyanye kitari urukundo. Agaruka avuga ko uriya mukobwa yari afite ubukwe n'undi mugabo, agaruka avuga ko uriya mukobwa yari afite ubukwe n'undi mugabo ariko ubukwe bukaza gupfa finari, kubw'impamvu atashatse gusobanura cyangwa kubw'impamvu itazwi, ubukwe bukaza kuba bupfa, akaza kuba akundana na Niyo Bosco. Bikavugwa ko rero ko uriya mukobwa wakoze ubukwe na Niyo Bosco n'ubundi we na Niyo Bosco badakundanye igihe kinini, ahubwo bakundanye igihe gito gishoboka, mu gihe umukobwa yari amaze ategura ubukwe ariko ubukwe ntibukunde, aribwo yahise afata decision yo kujya mu rukundo na Niyo Bosco. Ariko nanone bikavuga ko atajyanywe nyine n'urwo rukundo, ahubwo hari ikindi kimujyanye kitari urukundo, gishobora kuzatuma urugo rwabo rutamara iminsi myinshi cyangwa rutazamara igihe. Icyo ni ikinyamakuru cya kabiri. Ikindi kinyamakuru cya gatatu cyagarutse cyerekana ko uriya mukobwa n'ubundi yari asanzwe ari umugore afite n'abana. Murumva? Cyagarutse kivuga ko umukobwa yari afite n'abana. Nkabona neza ko icyo njye nakakwiye kubwira abanyarwanda ari uko izo nkuru zose zagiye zivugwa n'abo ngabo atari inkuru za nyazo. Izo ntabwo ari inkuru za nyazo, ni inkuru zigamije kugira gute? Ni inkuru zigamije gutwika. Ni inkuru zigamije gutwika cyangwa se no gusenya ba nyir'ubwite. Ni inkuru zigamije no gusenya ba nyir'ubwite. Nibyo koko tukareba, hari ibintu mu Rwanda bigezweho byitwa gutwika, turabibona umunsi ku munsi kugira ngo twibonere amaviews cyangwa kugira ngo twibonere umukati kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ugasanga umuntu agiye gufata inkuru kugira ngo ayiryoshye, ayitwaye mu buryo runaka, ariko ugasanga ari kwicira nyir'ubwite. Twebwe rero iki kinyamakuru cyacu International Harmony TV tugaruka tubwira abanyarwanda ngo hari amakuru aba atizewe baba batakagombye kugenderaho ngo bayagire true. Ubundi ukuri kose kutatanzwe na nyirako uko ntago kuba ari ukuri. Ukuri kose kutatanzwe na nyirako uko ntago kuba ari ukuri. Nongere mbibasubiriremo ko ukuri kutatanzwe na nyir'ubwite ni ukuri kose, ndabivuze, uko ni ukuri mbivugishije ukuri, ntago kuba ari ukuri. Twe twakagombye gutegereza ukuri kwa nyir'ubwite, uriya mukobwa witwa Mukamisha Aline ndetse na Bosco, ariwe Niyo Bosco nyine, ukuri bakagombye kuduha niko twebwe twakagombye gufata tukakugenderaho. Bo ubwabo baragaragaza ko ari urukundo, naho ibyo byose byaba byarabaye ariko hagati yabo bo ubwabo bifitiye urukundo. Nta gisa nkabyo pe, nta gisa nkabyo, ni byiza cyane kandi babonye ko baraberanye pe. Urabona nagiye mbona bavuga ati ariko se Niyo Bosco kari impumyi ngo Niyo Bosco kari impumyi, uriya mukobwa byaje kuba bigenda bite kugira ngo abashe kugenda amukurura cyangwa abashe kujya mu rukundo, ko bigaragara ko umukobwa ari ukuntu rwose agaragara neza kurusha uko umuntu yabitekereza. Byaba byaragenze gute kugira ngo Niyo Bosco abashe kugenda amukurura? Ntabwo tubizi twebwe kabisa, ntabwo tubizi. Bizwi na ba nyirabyo, bizwi na ba nyirabyo aribo Niyo Bosco ndetse na Mukamisha, biyemeje kurushinga ubu bukwe. Rero ubukwe bwa Niyo Bosco na Aline ntabwo amatariki yabwo mu by'ukuri yari yajya ahagaragara ngo tumenye ngo tuzabutaha ryari cyangwa tuzanywa ryari, ariko uko byagenda kose tugomba kuzinduka tukajya kunywa, tukazinduka mu b'imbere rwose tuzaba turi mu b'imbere. Baduha invitation batayiduha tugomba kujya kunywa, tugomba kujya kunywa pe. Ukwe tuzabukurikirana paka uyu munsi buri kugenda butangira mu mizi kugera burangiye, tuzabakurikiranira A a Z. Njye rero ikintu nagaruka mvuga nka Siyaji, nagaruka mvuga ngo courage kuri Niyo Bosco kandi tumuha felicitation cyane. Ni umuntu w'umugabo burya,
biriya bintu ni ibintu bishobora abantu bakeya. Tujye twitegereza abasitari dufite hano iwacu. Abasitari dufite babashije kugenda bubaka ingo, ni abasitari mu by'ukuri batari benshi, bakeya, kandi nabo mu bihe by'ahashize generasiyo ya mbere. Aba bahanzi bose bari kubyiruka biragoye ko wabwira Juno Kizigenza ati Juno bimeze bite, igikwe ni kuwa kangahe? Biragoye ko wabwira Ariel Ways ati Ariel ni ryari mu boyfriend bimeze gutya gutya na gutya. Biragoye kubwira umuhanzi uwo ari we wese, tuvuge ba Kevin, ino generasiyo yose y'abahanzi bariho, kubabwira ibintu bigendanye n'igikwe ni danje. Abapeti bamwe bararirimbye, abapeti nkunda gukurikirana bitwa Jumpy Boys bararemye ngo n'ubundi sineze no gukora igikwe. Ntabwo neze no gukora igikwe. Ibyo rero byagiye bikomeza kugenda bitrendinga, ndabona wa mugani uko babiririmbaga wagira ngo ryari iyerekwa ryo kugira ngo abantu mu myaka izaza cyangwa mu minsi izaza azaba ariyo sije iri gukoreshwa, ati n'ubundi sineze no gukora iki, sineze no gukora igikwe. Ndabona ariko biri kugenda bigenda. Rero umuntu nka Niyo Bosco w'umusitari ufata decision nk'iriya kabisa, bafashe decision y'abantu b'abagabo, abafashe icyemezo cyiza, buri wese yakagombye ubwo kuba amushyigikiramo, ibinyamakuru bikandika inkuru nziza ko Niyo Bosco yateye ivi agiye gushinga urugo. Ako nyine urumva ko umwe ari kugenda acanga avuga ngo Niyo Bosco ashatse umufiyemeri ufite abana babiri, undi agaca aha ngaha akavuga ngo ubukwe bw'umukobwa bwapfuye none agiye kwibambaza kuri Niyo Bosco, undi akanyura hariya ati Niyo Bosco ntago areba umukobwa byagenze gutya bla 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 bla, ugasanga ni ibintu kabisa bitagiye ari byiza cyane. We icyo ngusaba ni ugukurikira International Harmony TV, ugakora subscribe, ugakora kuri iyo nzogera kugira ngo njye ngenda nkuzanira ukuri kose kw'ibi bintu biba biri kugenda bivugwa. Ukuri rero nakuguhaye, decision ni uko ukuri kose kutivugiwe na Niyo Bosco cyangwa kwivugiriwe Mukamisha Aline abyivugire, uko kuri ntaguhari. Ibyo abandi bose bari kugenda bavuga ni ibinyoma. Ukuri ni uku nguku njye ndi kugenda nguha ukuri, kuvuga ko Niyo Bosco n'umukunzi we bativugiye ko hari ibibazo cyangwa hari uburyo gutya na gutya wagwani, ntago ayo makuru yandi nimuyiteho cyangwa mujajinge bari abantu kabisa, ahubwo muba pushinge kugera imbere cyangwa gukora ibintu byiza kabisa, kubashyigikira mu iterambere ryo kubaka urubuto. Kagushimire rero kandi wowe wamaze gukora subscribe kuri International Harmony TV, wowe wayikoze mbere nkubwira ngo warakoze cyane, wowe udusharinga, wowe utwumva ukadukurikira, tugatangira ikiganiro paka tukagisoza uri kudukurikirana, ni iby'agaciro cyane. Uri kugenda utwagurira intambwe z'ibirenge kugira ngo umuyoboro wacu ukomeze kugenda ukura, kandi uko ukura ariko turushaho kugenda tugupangira ibyiza cyangwa tugutegurira ibyiza ahazaza, kugira ngo tujye tubana neza mu byiza, nta nkomyi, nta mbogamizi, ntaki. Kagushimire rero nkubwira ngo komeza ugubwe neza, ugire icyumweru cyiza, ukomeze kugubwa neza, Uwiteka akomeze abane nawe kandi Imana iguhe umugisha. Ciao ciao.